أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Tugeze ku isomo rya karindwi mu masomo yacu yo gushaka kumenya Quran, gushaka kwisobanurira amagambo ya Quran ntagatifu. Insha Allah nk'uko bisanzwe ni aya 10 tuza kurebamo amagambo mashyashya tutabonye mu masomo 6 yatambutse, hanyuma ayo magambo tukaza kuyifashisha dusobanura izi aya mu Kinyarwanda insha Allahu ta'ala. Gusa mbere yo gutangira ayo magambo n'ubundi turabanza twumve izo aya uko zisomwa neza, kugira ngo niba hari naho dufite ibibazo bijyanye n'imisomere ya Quran, ayo makosa tuyakosora insha Allah. Inna Allah indahu ajrun azim wal kafiruna humuz zalimun faqalu innakum أنتم الظالمون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أنت ولي في الدنيا والكافرون لهم عذاب شديد إن أجري إلا على رب العالمين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. Ijambo rya mbere duhereyeho ni ijambo ajrun. Ajrun bisobanura igihembo. Kafiruna cyangwa se kafirina ni ijambo rivuga abahakanyi, abapagani cyangwa se abantu badafite ukwemera. Azim ni ikintu gihambaye, ni ikintu gifite ubuhambare. Ijambo azabun ni ibihano, bivuga ibihano cyangwa se igihano. Shadid ni ikintu gikaze, ni ikintu gikomeye. Hayatu bivuga ubuzima. Hayatu ni ubuzima ubu ngubu tubaho bwo kuba turi bazima tutari abapfu. Hayatu. Jahannam bivuga jahannamu, n'ubundi ni umuriro wa jahannam, ni ukuzimu. Jahannam. Antum ni ijambo rivuga mwebwe, ariko mwebwe babaki babagabo, mwebwe babagabo. Antum. In ni ijambo risobanura ngo iyo cyangwa se niba, cyangwa se nanone rigakoreshwa nk'impakanyi, nta cyangwa si. Ijambo anta rivuga wowe turi kumwe, wowe turebana. Anta wowe ariko w'umugabo, kubera ko mu Cyarabu umugabo n'umugore amagambo abavugaho
aba afite ahantu atandukaniye. Bityo wowe w'umugabo, wowe turi kumwe turi kurebana, umwe anta ni anta, mwebwe b'abagabo turi kumwe ni antum nk'uko twabibonye hejuru. Ijambo kuntum rivuga mwari mumeze gutya, mwari cyangwa muri aba naba muri, cyangwa mwari. Kanu noneho bo bari bameze batya, bari aha bari. Kanu aha ni ijambo rivuga umuntu udahari, rihagarariye umuntu udahari, ariko noneho w'iki, w'umugore utari umugabo, cyangwa se rikavuga ikintu cye we w'umugore, ikintu cye we w'umugore, ikintu cye we w'umugore, cyangwa se we w'umugore. Iri jambo rishobora guhagararira ibyo byombi. Su'a bivuga kibi, igikorwa kibi, ikintu kibi, ikintu cyose kibi ni su'a. Aya magambo rero nayo tubonye muri iri somo, amagambo aboneka muri ziriya aya twahereyeho ko ari 10, yagiye agaragara muri Qur'ani, cyangwa se yakoreshejwe muri Qur'ani inshuro zigera ku 1828. Ubwo rero tumaze kubona amagambo yarakomeye muri izi aya, reka noneho twifashisha amagambo tumaze kumenya dusobanura izi aya, tuzishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda insha Allah ta'ala. Aya ya mbere avuga ngo inna Allaha indahu ajrun azim. Inna Allaha indahu ajrun azim. Mu by'ukuri kuri Allah niho hari ibihembo bihambaye. Mu by'ukuri kwa Allah niho hari ibihembo bihambaye. Ijambo rya kabiri, wal kafiruna humu zalimun. Wal kafiruna hum zalimun. Kandi abahakanyi, abapagani, abatemera bo ni bantu ki? Ni abanyamahugu. Wal kafiruna humu zalimun. Kandi abahakanyi bo ni abanyamahugu. Faqalu innakum antumu zalimun. Faqalu, maze baravuze, innakum, mu by'ukuri mwebwe, antumu zalimun, muri abanyamahugu. Qalu innakum antumu zalimun. Kandi baravuze bati, mu by'ukuri mwebwe muri abanyamahugu. Qalu in antum illa basharun mithluna. Qalu in antum illa basharun mithluna. Baravuze bati, qalu, mwe nta kindi muri cyo usibye kuba muri abantu nkatwe. Mwe nta kindi muri cyo, in antum, mwe nta kindi muri cyo, illa basharun mithluna. Baravuze bati, mwebwe nta kindi muri cyo, muri abantu nkatwe. In antum illa basharun mithluna. Ayikurikiyeho, anta waliyi fi dunya wal akhirah. Anta twabonye ko ari ijambo rivuga wowe. Waliyi ni ijambo twabonye mu masomo yatambutse ko rivuga umuyobozi cyangwa se inshuti. Fi dunya wal akhirah, wowe uri umuyobozi wanjye. Hehe? Fi dunya, hano ku isi, wal akhirah, no ku mperuka. Anta waliyi, wowe uri umuyobozi wanjye. Fi dunya, ku isi, wal akhirah, no ku mperuka. Wal kafiruna lahum adhabun shadid. Wal kafiruna lahum adhabun shadid. Kandi kafiruna, abahakanyi, lahum adhabun shadid, bazahanishwa ibihano bikomeye, ibihano bikaze, biri shadid.
walkafiruna lahum adhabun shadid, kandi abahakanyi bazahanishwa ibihano bikomeye cyangwa se ibihano bikaze. In ajriya illa ala rabbil alamin, in ajriya illa ala rabbil alamin, ibihembo byanjye biri kwa nyagasani w'ibiremwa byose. In ajriya illa ala rabbil alamin, ibihembo byanjye biri kwa nyagasani w'ibiremwa byose, biri kwa nyagasani w'ibiriho byose, biri ku mugenga w'ibiriho byose. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dhalika, mu by'ukuri muri byo cyangwa se muri byo, la ayatan, harimo ikimenyetso, lakum, kuri mwe, in kuntum, niba muri mu'minina, muri abemeramana. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe niba koko muri abemeramana, muri abemera by'ukuri. Kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, ese iherezo ry'ababayeho mbere yabo ryagenze gute? Ni irihe herezo ry'aba bandi babayeho mbere yabo? Kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, iherezo ry'aba bandi bari bariho mbere yabo ryagenze rite? Allahu rabbuna wa rabbukum, Allahu, Allah, rabbuna, ni umugenga wacu cyangwa ni nyagasani wacu, wa rabbukum, kandi ni umugenga wanyu. Lana a'maluna, lana a'maluna, ibikorwa byacu ni ibyacu. A'maluna ni ibikorwa byacu, lana ni ibyacu, ibikorwa byacu ni ibyacu. Walakum a'malukum, kandi namwe ubwanyu ibikorwa byanyu ni ibyanyu. Walakum a'malukum, namwe mufite ibikorwa byanyu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah ni umugenga wacu kandi akaba n'umugenga wanyu. Lana a'maluna, dufite ibikorwa byacu. Walakum a'malukum, kandi namwe mufite ibikorwa byanyu. Ubutumwa buri muri izi aya ni ubuhe? Izi aya muri make ziratubwira ko, ziratwereka ko intumwa z'Imana ari abarimu b'abantu, kandi izo ntumwa z'Imana zikarangwa no kugira umutima mwiza. Zashyiraga umuhate wazo mu kuyobora abantu no kubereka inzira y'ukuri, nta gihembo na kimwe batsa abo bantu, ahubwo igihembo cyabo kiri kwa nyagasani wabo. Intumwa z'Imana zatwigishije ko Imana nyagasani ari inshuti y'umuntu ndetse ikaba n'umuyobozi we, ikaba inamufasha buri gihe no muri byose. Wa wundi rero uzemera by'ukuri Imana maze agashyira mu ngiro ibyo intumwa zayo zamutegetse, uwo nguwo afite ibihembo bihebuje kwa nyagasani we, ajrun azim. Bamwe mu bantu bibujije amahirwe yo gushyira mu ngiro ibyo intumwa z'Imana zabategekaga kandi zabigishaga, bitwaje impamvu zitandukanye, aho rimwe na rimwe babwiraga intumwa z'Imana bati, mwebwe muri abantu nkatwe, muri abantu nkatwe, antum basharun mithluna, mwebwe muri abantu nkatwe, bityo ntabwo dushobora kubakurikira. Abantu batemeraga intumwa z'Imana rero, mu gihe babaga biboneye n'amaso yabo ibitangaza bya nyagasani, abo mu by'ukuri ni abahakanyi ndetse bakaba n'abanyamahugu.
hari aya nyinshi za Qur'ani zitwereka iherezo ribi rigayitse kandi ribabaza ry'abahakanyi, kugira ngo natwe dukuremo isomo, twirinde ibyo bihano bisuzuguza kandi bikaze. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insha Allah naho ubutaha mu isomo rya 8, tubibutsa yuko gukora imyitozo tuba twashyizeho bidufasha kandi namwe bikabafasha gukomeza gusobanukirwa neza Qur'ani ntagatifu, igitabo kituyobora.